izo mbaraga zikomeye byonyine ni Imana ikunda ikintu cyitwa umuziki, ikunda umucuranzi. Noneho twebwe tubizanye natwe rero twagakwiye guha agaciro icyo kintu, n'Imana iha icyo kintu agaciro, natwe tugaha agaciro icyo kintu umucuranzi n'umukwiye guhabwa agaciro, ukamushobora guha agaciro mu buryo butandukanye, mu buryo bugiye butandukanye, kuko nyine ni umucuranzi. Nawe ibaze urusengero rutarimo umuziki, wibaza ukuntu byaba bimeze. Hagiye twabaga turi gucuranga mu rusengero, abantu bafashijwe bari kubyina, umuriro wagenda bagahita batuza, bagahita bakonja, nyine ugahita ubona za mbaraga z'umuziki. Yes, twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Easy Music Rwanda. Nkuko mumaze kubimenyera, kino ni ikiganiro tuganira ku iterambere ry'umucuranzi. Ahanini tugamije kugira ngo tukwereke wowe inzira zitandukanye ushobora gukura mu muziki, haba ubyemeje nk'umwuga cyangwa se ushatse gukora mu buryo busanzwe bwo kuba washaka ibintu ukoramo ku ruhande. Ibyo byose ugenda ubisobanukirwa mu biganiro tugenda dutegura. This is Jerry Bez on the mic. Tubahaye ikaze, twongeye kubakira muri studio za Easy Music Rwanda. Uyu munsi rero twabazaniye icyamamare. Ni icyamamare muri muzika, abantu benshi muramuzi, abantu bakunda kureba ama gospel hano mu Rwanda mukunda kumubona. Yitwa The Strings, The Organ, The Piano Man, The Brass Man, aka The Teacher. Aratangira twibwira. Nitwa Ezra Byiringiro, aka The Teacher. Yes, mwarimu no gucuranga ya byose. Curanga iki? Piano, nkuko watangiye ubivugaho, shanga piano. Wabitangiye ryari? Navuga ko nabitangiye hagati ya 2015 na 2016. Rero turetse kugwita twirukanka, dusobanuye neza ikintu cyatu ukuntu watangiye gucuranga, icyatumye ubikunda, by'umwihariko ukuntu wabitangiye. Ntangira gucuranga cyase mbere yuko ntangira gucuranga narabikundaga, ariko nyine ntarabona amahirwe yo kujya kuri piano nkajya nzibona ku rusengero gutyo. Ariko nyine mbona ko uburyo bwo kugera kuri piano, kuko nayikundaga cyane, ariko ndi bujye muri korali. Hanyuma ngiye muri korali ntangira kubona ubwo buryo, hanyuma ngira no mugisha mitangira no mu ishuri ry'umuziki. Ukiri aho ngaho tubwira aho hantu hariho, genda tubwira n'ahantu kugira ngo abantu bagende baniyumva, tujye tunyuzamo duhite tunabasuhuza wa. Mu ishuri ry'umuziki ryo mu Kiyovu, directeur wanjye ne yitwa Aimable, Pastor Aimable, ni directeur wacyo. Rero niho twigaga. N'ubu ryacyakora iryo shuri? Mino minsi ntago rigikora cyane bitewe nuko imbaraga nyinshi zagiye ku Nyundo, ariko muri icyo gihe niryo ryari rihari cyane. Wow. Wahize igihe kingana iki? Nahize nk'imyaka 4 gutyo, hafi 5, kubera ko twigaga mu buryo butandukanye, twiga twigaga cyane classique. Niyo twigaga cyane kurusha gucuranga bino biri practical yo gutyo. Hari nka ryari wiga muri iryo shuri? Ni nkuko nabikubwiye, ni za 2015 na 2016 nibwo natangiye kujya niga. 2016 bivuze ngo nawe ufite experience ijya kungana n'iyanjye mu muziki. Cyane. Cyandakuruta. Ntago mbizi, ntago nzi igihe watangire wowe. Niwe ubizi. Maze imyaka 10 ncuranga. Ubwo uri umusaza. Dukuyemo iyo nakoze kuri piano, dukuyemo iyo nabitangiye nyine mu mutwe. Maybe. Wow, Ezra rero akaba ari umucuranzi w'umuhanga. Abantu mukunda kureba ama gospel music cyane cyane ama group nka New Melody ndumva. Hari ama group wagiye ucurangira batubwira amwe. Azwi cyane ni New Melody, bindano n'abanzi batandukanye n'amakorali. Wow, Ezra. Nziko mu buhamya bwawe uri umusore witonda. Nibyo cyangwa sibyo? Ibyo abantu bakuvuga nibyo? Ndabyihamiriza nibyo rwose, kuko mba ngomba kubyihamiriza. Nibyo rwose, ndi umuntu witonda, utuje. Surandusha. Takurusha. Ntago ndusha. Reka turebe muri comment section, mwandike mutubwire nimba koko Ezra yitonda bitewe n'ukuntu mumuzi, ataba hari umuntu mwahureye Nyabugogo ukamukandagira.
ntacyo babyandike gusa ntabyo rwose ntabyo so Ezra rero ni umucuranzi yadusobanuriye uko yagiye kwiga ku Nyundo, uko yatangiye yabikunze. Dusubiye inyuma gatoya Ezra, ugereranije watangiye gukunda gucuranga, watangiye gukunda ibintu byo gucuranga, wabitangiye ryari, ufite nk'imyaka ingahe? Nkuko natangiye mbikubwira, mbere yuko ncuranga narabanje ndabikunda, numva bindimo binyakamo, numva ni ibintu binkurumanamo, nkumva ntari bubona amahoro ari uko ntacuranze, mbega ngomba gushaka uburyo cy'incuranga. Rero nuko uburyo nagiye mbikunda muri iyo myaka, wenda ubwira nka 2014 nibwo bya bitangiye kunzamo, numva ibintu by'umuziki bigenda binkurura cyane ko na papa wanjye nawe yari umucuranzi, wenda navuga ko ari nayo mpano yaje inkurikira. Yego, kumbi nawe ufite papa wari umunyamuziki? Yes, yari umunyamuziki nawe, urumva wenda nagiye mbikunda ari we mbikuyeho, rero numva ko ari ngombwa noneho ko mbishyira mu bikorwa. yigize abigiramo uruhare ngo akubwire wenda Ezra mwana wanjye kurikira umuziki, like ibintu nk'ibyo? Yego, kubera ko urumva ubwo buryo bwo kujya kwiga mu ishuri ry'umuziki yaransapotingaga, akamfasha kugira ngo nyine ngende ntera imbere, byibura nzagere wenda nawe atabashije kugera nk'uko umubyeyi wese aba abyifuza. mu rugo se hari abandi bantu bakunze umuziki, wenda ngo tuvuge ngo hari abandi wenda bagiye bagufasha cyangwa barebereho nabyo bigutere courage? Mu rugo ntabwo navuga nabo narebereyeho, nagiye ndeberaho, ahubwo wenda hari bamwe bandebeyeho cyane ko ari nge mukuru iwacu. mwakurikiye nk'umuziki muri nk'abana bangaye mu rugo? Ntabwo ari benshi, ni njyewe n'undi petit frère umwe uri kwiga ingoma, nabo ngabo wenda na muzehe nawe. Mbese urebera ufata icyitegererezo kuri papa, nabo bakagufatiraho icyitegererezo cyane rwose, niko bimeze. Uramutse umbwiye ni nk'icyo kintu bakunda, wenda bavuga ati njye ndi kwiga musique kubera ko Ezra wenda byamuhiri, ni cyo kintu ubona nyine gituma nabo wumva bashaka gukurikira umuziki? Impamvu nuko nabo nyine babikunda, wenda rigiye wenda bare ya maraso y'ababyeyi, ukumva nawe yagiye abikunze arabyishimiye, kuko nabo bariga bafite amashuri bigamo, ariko nyine akagerageza akiga gucuranga, kuko nyine nabwo baba bakiri abana bakibikunze, wenda atarafata ibyemezo byabyo ngo bitekereze yumve ko ari ikintu gishobora kuzamugira umumaro mu gihe kizaza, ariko uko biri kose ababikunda agerageza kubyiga. Ko agenda akura rero niko agenda yisobanukirwa. Yego. Usoje kwiga kwa Aimable, ni ikihe kintu byagufashije winjiye muri kariyeri y'umuziki? Icyo byamfashije, byatumye nsobanukirwa umuziki, kuko nyuma yo gukunda ikintu urakiga, ukajya usobanukirwa, ukamenya inkomoko yawo, imvano byawo, uburyo ukoreshwa, amategeko yawo, ibyo byose byagiye bimfasha nyuma y'uko maze kwiga umuziki, noneho bigatuma nanjye ngira none ibyo ntangira kwigezaho, nanjye bwanjye ntangiye kuba umwarimu kugira ngo nanjye nigishe, kuko nanjye naciye mu ishuri nyine ryo kubyigisha, kuko mba nigisha nyine ibintu nzi nanjye mba narize. Yego. Ishuri wawe ubategura n'impapuro, ukabaha na quiz, ukanabaha na note, bagatahana, ukabaha na homework, baza nta niyo bakoze ukabakubita? Kuko urumva musique ibamo uburyo butandukanye, hari classic, abantu benshi ntago bayikunda, kuko nabo nyigisha n'abana. Abana nibo nyigisha cyane, kuko umukuru abavuga ati ngiye ndashaka gucuranga mu mezi 3. Urumva muri ushaka gucuranga mu mezi 3 ntago wamujyana muri classique, kuko classique bisaba nyine kwiga igihe kirekire, ntago ari ukwiga ngo amezi angahe, ni ukwiga igihe kirekire. Rero n'abana bakunda kwiga classique, ariko nabo ngabo bashaka kwiga igihe gito, nabihugura ndabahugura gutya, akagenda amenya iby'ingenzi kuri piano. Wow, ubu ngubu kwigisha ubikora nk'umwuga? Yego, mbikora nk'umwuga rwose. Abantu musanzwe muzi mushaka gucuranga, mukaba mwumva mushaka gucuranga piano, nabarangira Ezra ni umucuranzi mwiza, ngira ngo no mu ma video twakoze bushize mwagiye mumwumva acuranga neza.
Ezra rero afite ishuri yigishamo abantu bashaka kwiga gucuranga, by'umwihariko we abikora bya kinyamwuga. Niba ushaka kwiga n'umuziki usomye ngira byose ndazi ko urabizi. Yego rwose Imana yanshoboje kuko nanabyize nkabimenya. Yego. Wow. Cameraman nadufashe hari ibintu nigize kubona byanditse ku mupira wawe. Ntago umupira wawambariye by'umurimbo byo kuby'icyangwe niko muri iyi minsi bisigaye bavuga. Nzi ko hari impamvu wenda abantu bashobora niyo wagira gutya wenda bakareba babyita ngo worship with Ezra. Worship with Ezra. Yes. Wow, Ezra byiringiro. Dusobanura icyo cy'ibyo bintu. Nkuko nabivuze mbere ndi umwarimu nigisha umuziki, ariko nagize igitekerezo cyo gufungura channel ya YouTube noneho nkajya ncishaho noneho n'umuziki. Ari uburyo bwa piano cover gusa, umuziki wa piano gusa, kuko ari gospel cyane nkora. Hanyuma muri rimwe namwe nkajya nyuzamo nkashyamo n'umuririmbyi, ubundi nkanyuzamo tugakora mu buryo bwa band n'abandi bacuranzi tugakorana dukora umuziki gusa. Rero nahise mbyitirira izina Worship with Ezra, bati nyine dufatanye kuramya Imana, fatanya na Ezra ku buryo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza. Noneho ubikunze tugafatanya, comment agaca kuri channel yanjye n'undi yitwa Ezra byiringiro, agenda bibonaho, ndetse n'ibindi biracyakomeza indirimbo zigiye zitandukanye mu buryo bw'umuziki gusa kuri piano only, no hamwe na band cyangwa se hakajya hazamo n'umuririmbyi nyuma yaho n'amavideo bagiye atandukanye. Wanga birarangira mbese akazi bindi bifite ama episode bigeze ku ya kangahe? Ubwo ngeze ku ya 15 I think. Twaracitswe, ariko giye nkusezanije ko buriya ndahita njyayo, kuko hari igihe nyine njya ndeba n'utundi episode buriya nanyarukiraho nkahera ku kambere nkareba nka worshipinga nyine. Hanyuma se nari umuntu worshipinga, hari nk'umuntu wenda ushobora kwibaza hariya udukurikiye kibaza se nda worshipinga nta na gitari mfite, nda worshipinga with Ezra nta iyo piano ntayo mfite. Bisaba ko umuntu aba afite iyo instrument, cyangwa ushobora kuza nyine akagufasha niyo yaba yumva nyine icyo cyuma kiririmba nawe akabisubiramo mu magambo byaba bibaye. Icyo cyuma n'undi iyo kiririmba mu buryo bw'umuziki wowe ubyumva, akenshi ushobora gusanga ari indirimbo uzi y'abantu benshi baba bazi, kuko nizo ngenda nkorera amakava akaba yayumva akaba yayiririmba akajyanye n'uko nanjye ndi gucuranga. Hanyuma nyine akagenda bikurana ya magambo aba ari mu ndirimbo, akaba yamufasha nyine akaruka mutwe, cyane ko n'umuziki ubwawo ari wa muziki uruhura umuntu, kamurura yananiwe afite stress, akenshi umuntu afungura radio agashyiramo indirimbo songs akayumva n'umuziki gusa ukawumva, gatuma ugira ibitekerezo bijya ku murongo gutyo na gutyo. Kubera ko abantu bakunda ibintu bitandukanye, hagiye harimo izigenda buhoro, hagiye harimo n'izihuta, noneho bitewe n'icyo umuntu akunda akaba ari cyo agenda akurikira. Hari izigenda buhoro zituje, hari n'izigerageza kwihutamo ariko bitari cyane, ariko kuko njye nibanda kuzigenda buhoro kuko nyine ari worship, nuko worshipinga nyine, niyo mpamvu inyinshi ziba zigenda buhoro, yenda n'izihutamo ziba zimo buhoro buhoro. Niyo mpamvu yatumye ukora worship with Ezra episode. Ndumva ashobora kuba ari nka business wagira ngo wikorere. Icyambere ni ukugira ngo imitima y'abantu igende ibohoka, sibyo? Rero kuko nayifunguye nkajya ntangira gushyiraho ama videos, hanyuma ubyumvise akaba yabohoka, urumva bikagenda bifasha kugira ngo mbyaze umusaruro na ya mpano mfite, ne kuyigumanira njyenyine, ahubwo nyimurikire n'abantu igira bifasha, kuko buri muntu wese aba afite impano. Rero abagomba kuyishyira hanze kugira ngo igira ikimarira abantu ya mpano, ne kuyiryamana, ne kuyigundira, ne kuyigumana, ahubwo nyisangize na ba bantu, nyibasharinge nayo ibagaragare neza, arabizabohora, arabizafasha gutyo mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu yabiteye. Wow, none se habaye hari nk'umuntu wumva wifuza nko gufatanya nawe
muri episode wenda zikurikira kuko izabanje zo zararangiye buriya hari ubwo wenda uzakenera nk'umuntu wenda ngo babwire uburyo bishobora kuba byanyuramo kugira ngo wenda nimba ari uwifuza ko mwafatanya bibe byagenda neza. Yego n'ubundi urabizi ko abantu bafatanyije bagera kuri byinshi ngo babiri baruta umwe. Ahantu ushobora kwifuza ko twafatanya icyo gihe aranshaka tukavugana tugapanga tukaba twabikora. Video zihari ziracyakomeje kuza nta kibazo rwose biremewe. Wakwemera ko umuririmbyi akoramo? Yego hari n'iz'abaririmbyi baza gukoramo zimwe na zimwe harabazibonye kandi hari n'izizaboneka. Rero hari aho abaririmbyi baza, hari naho umuririmbyi aza cyane, hari naho bande y'ubwayo ikora, hari naho nanjye ubwanjye nkora. Yego. Iyo tuvuga ibintu bya muzika hano kuri izi Music Rwanda abantu bamaze kubimenyera ko ahanini tuba dushaka kugira ngo turebe iterambere riri mu muziki n'amahirwe agenda aboneka mu muziki. Hari abantu baba bazi ko mu muziki nta bintu umuntu ashobora gukoramo kandi bimugeze ku iterambere ryiza. Kandi turashaka kubaza Ezra tumubaze ese ni rihe terambere wumva wishimira umaze kugeraho kubera umuziki? Rirahari pe. Nubwo burya umuntu atangira umuziki uzarebe abacuranzi benshi bagiye batangira mu buzima bugoye, bagatangira gucuranga bibagoye, ku nsengero zabo batemerwa, urumva aho ugiye batakwemera, ariko nyine hamwe no kwa kundi fight urwano hangana nyuma ukabona ugeze kugenda ibyiza, ukirinda kuva ku bintu ugafatiraho. Nubwo bigoye kuko ikikwereka ko bigoye nuko imbere ari heza. Rero nanjye ibyo ngibyo nagiye mbiciyamo bigiye bitandukanye bikomeye bigize gutari kumva ndavuga ati ngomba guhatana nkabinyuramo kuko binyereka ko imbere ari heza. Rero uko nguko nagiye nzamuka kugeza ubu ngubu umuziki yarawanjije nkuko twatangiye tuvuga ndi umwarimu by'umwuga. Kuba ari by'umwuga mfite abanyeshuri rumva nakazi byangejeje kuri byinshi cyane kugeza ubu ngubu cyane pe. Yego. Wow. Ibi ni ibintu byiza kabisa. Ibi ni ibintu umuntu wese yakifuza kugeraho. Uramutse ufite umwana buriya hari ababyeyi benshi bajya bifuza yuko bagira nka nabyita activité de récréation cyangwa se ibikorwa byo gukora igihe umwana nta bindi bintu afite bimwokipa cyane cyane avuye ku ishuri. Nibaza muri no video dushobora guhita tubwira ababyeyi ko abo bana ushobora no kubigisha niyo waba basanga mu rugo. Yego nabyo birashoboka. Hari abo nagiye mpura nabo umubyeyi umwe akambwira ati se ku mwana yiga n'umuziki bizahura gute, nkagerageza kubimusobanurira kuko buryo umuziki wigisha umwana utandukanye n'uwo wigisha umuntu mukuru, kandi n'uburyo wigisha umwana hari uburyo ki ugomba kwigishamo umwana. Niyo mpamvu nyine wenda atari abantu bose bashobora kwigisha abana. Rero niyo mpamvu ari uburyo ushobora kwigishamo umwana ntibizabangamira amasomo ye, ahubwo kuko ari kwiga umuziki bikazamufasha mu masomo ye kugira ubwenge, kwaguka, gutekereza n'ibindi kubera ko nyine abagiye umuziki kandi nanone bitewe n'uburyo aba yawisemo. Ntibinabangamire n'amasomo ye. Yego. Wow. Hanyuma se abantu bakuru bababwira iki? Hari abantu nyine bameze nk'ababa baracikanywe baba bumva yuko wenda bishobora kuba byarabarangiranye. Ese uwo muntu we nta kintu ushobora kumubwira? Icyo namubwira ni uko ukunda umuziki. Akunda umuziki. Niba ukunda umuziki rero ntabwo bavuga ngo byarandangiranye. Byose biba bigishoboka. Hari duke ubuzi ndagufasha kugira ngo uzamure urwego rwawe, ndetse hari igihe uri mu mukuru ushaka kubyiga nta na kimwe uzi. Nawe abanyeshuri nabo ndabafite bakuru. Ibyo nabyo uraza nka kwigisha kandi mu gihe gito ukaba utangiye gucuranga rwose mu gihe gito gishoboka utangiye gucuranga. Hari n'ubu usanzwe acuranga ariko ashaka kuzamura urwego rw'imicurangire ye. Nabo barahari, uraza ukiga feel free. Yego. Wow, ubwo no kuvuga ngo class yawe uyicamo ibice bitewe n'abantu n'ingano abanyeshuri bawe byita amasigma mu gifaransa bitewe n'ingero abanyeshuri bagiye bariho. Yego nibyo.
Yes, turakomeje ikiganiro cyacu. Hari ikiganiro tumaze iminsi tugirana n'abandi bacuranzi, n'ubundi ni muri urwo rwego, n'ubundi tutabura kubaza Ezra ikintu atekereza iyo bavuze iyobokamana n'iterambere ku mucuranzi. Ibyo bintu byumva gute? iyobokamana n'iterambere ku mucuranzi, mbere na mbere wenda ikintu nshobora gutangira kubivugaho, umucuranzi ni umuntu ukwiye kugira iterambere kuko ni umuntu w'agaciro cyane, kandi ashobora no kugira iterambere arifite n'iryobokamana nyine. Icyo navuga rero kuri iryo terambere, umucuranzi ni umuntu w'agaciro. Njye mbona ko ari umuntu ukomeye cyane ku rwego udashobora kumva. Nshobora kuguha urugero. Nasomye Bibiliya yanyeretse ko Imana yakundaga umuziki ku buryo udashobora kubyumva. Imana yakundaga umuziki. Hari aho Bibiliya ivuga ngo Dawidi yajyaga acurangira umwami yahanzweho n'imyuka mibi ikamuvaho. Hari n'ahandi nasomye iyo intambara z'abisirayeli zajyaga ziba bakitabaza Imana, umuhanuzi yavuga ati munzanire umucuranzi n'inanga. Aho yavuze gucuranga, abantu benshi hari igihe babigira bibatera ikibazo kwibaza, kuko ahenshi hari ukuntu uvuga ngo umucuranzi umuntu agahita yumvamo n'umuririmbyi. Ibyo bintu bisobanuye neza, ni ugucuranga gusa, nta kuririmba kurimo. Nimba ari Dawidi, ubwo ni ukuvuga ngo Dawidi yaracurangaga gusa, ntabwo yabumburaga umunwa ngo bitubwire neza kugira ngo abantu bumve izo mbaraga turi kuvugaho neza. Dawidi yaracurangaga gusa, nta kuririmba gusa. Wenda hari aho yagiye aririmba, ariko kirya gihe yacurangiraga umwami. Yaracurangaga gusa, ntabwo yaririmbaga. Noneho nicyo nari mvuze, nk'uko bazaga kwitabaza umuhanuzi bati tubwire Imana ituyobora inzira uburyo turi burwane. Hanyuma umuhanuzi akavuga ati rero munzanire umucuranzi n'inanga. Umucuranzi n'inanga, nta muririmbyi urimo. Ntabwo yavuze umuririmbyi, ni umucuranzi n'inanga. Muri iki gihe kuri njye umucuranzi na piano. Hanyuma yaba agicuranga gusa, ngo umwuka w'Imana agahita aza ku muhanuzi, umuhanuzi agahanura. Urumva izo mbaraga zikomeye. Byonyine ni Imana ikunda ikintu cyitwa umuziki, ikunda umucuranzi. Noneho twebwe tubizanye natwe rero twagakwiye guha agaciro icyo kintu. N'Imana iha icyo kintu agaciro, natwe tugaha agaciro icyo kintu. Umucuranzi n'umukwiye guhabwa agaciro, ukamushobora guha agaciro mu buryo butandukanye, mu buryo bugiye butandukanye, kuko nyine ni umucuranzi. Nawe ibaze urusengero rutarimo umuziki, wibaze ukuntu byaba bimeze. Hari igihe twabaga turi gucuranga mu rusengero, abantu bafashijwe bari kubyina, umuriro wagenda bagahita batuza, bagahita bakonja, nyine ugahita ubona za mbaraga z'umuziki. Ariko rimwe na rimwe ugasanga bari gusubiza inyuma abacuranzi, bari kuvuga nabi abacuranzi, bari kugira gute, ntibabegere ngo babaganize, ahubwo babafate nyine nk'abantu b'agaciro. Rero icyo nicyo numva nagiye mbona cyane mu gihe gito navuga amaze mu muziki, kudahabwa agaciro nyine. Duhereye wenda tubyite muri gospel, cyane cyane muri gospel nyine ntago baha agaciro. Ni byandi byo kuvanga no umurimo w'Imana nyine. Yego n'undi turi mu murimo w'Imana, ariko se wamufashije iki? Niba aje kugufasha, urugero niba uri umuhanzi aje kugufasha gucuranga wo kugira ngo uririmbe, wowe uramufasha iki? Numva niba ari korali, niba aje kugufasha ngo acurangire korali, ni umurimo w'Imana. Yego nibyo. Hanyuma so uramufasha iki? Icyo kintu rero nicyo abantu basa nkaho bagiye birengagiza, bigatuma n'abacuranzi bamwe na bamwe bavuga si ibintu byo gucuranga nabigira umwuga. Kandi ari ikintu wagira umwuga kikagutunga. Ibintu nagira umwuga nyine, ugasanga hari abacitse intege, hari ababivuyemo kuko bari kubona ko nta cyerekezo cyabyo, bitewe n'abantu baba baciye intege. Ariko umucuranzi ni umuntu ukwiye guha agaciro. Nawe wibaze isi itarimo umuziki yaba imeze ite? Icyo kibazo banza twakigira icyuma.
umuntu yakibazaho umwaka kuko nigeze mbwira umuntu urugero rumwe ndamubwira ntireba igihe amavubi atsinda ukuntu abantu basohotse mu mago ahantu henshi genda arinda ahantu gutya mbona abantu bose bahise buzura umuhanda kandi buzuye umuhanda ntawe utekereza ku bindi bintu ari ukuza baririmba ya yego nyine urumva umuziki ni ikintu gifite agaciro gakomeye cyane ari nacyo nifuza ko nabwira abantu cyane gospel mu nsengero babiha agaciro duhereye ku baperezida b'amakorali dirijanse abayobozi baha agaciro nyine umucuranzi bumve ko nawe ari umuntu ukomeye cyane muri urwo rusengero niba umuntu abasha gucuranga Imana ikimanukira urumva ni ikintu gikomeye cyane kuki se wowe umuntu utamuha agaciro kandi Imana yagize ite yamuhaye agaciro kuki wowe utamuha agaciro none Imana yamuhaye agaciro aho ngaho rero navuga ngo ubwo mushobora kugirana ikibazo n'Imana kuki umuntu Imana yaha agaciro udashaka kumuha agaciro icyo gihe rero uri muri iteranya n'Imana ariko nufasha wa mucuranzi Imana izavuga ati urimo urafasha umuntu nkunda uri gufasha umuntu mu muziki nshimisha yamigisha zawe yikururiye njyewe nama nakugira hagaciro umucuranzi umufashe mu buryo bwose bushoboka uzarebe ko Imana itakugirira neza nigeze njya gucuranga ahantu nimba ari muri Gatsibo nimba ari Kayonza sinzi ni ahantu muri East ntago nibuka neza kuko nacuranze ahantu henshi muri East noneho ndumva nari ngiye gucuranga nzamara y'icyumweru uzikaya nari ndiho ku munsi wa mbere bampamagara bazi ko nyine tujya gukora ama practice mu gitondo byuko ugasanga icyayi ukabyuka amazi ashyushye mbese muri iyo minsi twari duhari twari dufashwe neza cyane ari nyinshi telefone niba tabaga cyane ni ya dirija buri kuma mbese igihe utarakora concert uri kuri nyinshi z'abadirija bose babaza abakobwa nyine abadirijante babaza amazina yawe kubaza umeze ute wabyutse ute waramutse ute bose nyine bari kuri ubwo byafashe iminsi ngahera iminsi 6 uzi icyabaye bamaze kugira bamaze kumpa ibyo bangombaga kugira ngaruke byarangiriye so bishatse kuvuga ko rero abantu bakwiriye guhindura imyumvire ntago z'umucuranzi zitangira ari uko umukeneye hanyuma wamara kuva kuri stage nk'uko twagiye tubibona mu minsi yatambutse Ezra nkwibutse ko iyo twicaye hano turi kuvugira kuri izi music tuvuga imbaraga z'umuziki n'agaciro abacuranzi bafite tuba turi kuvugira abacuranzi benshi ndabizi benshi harimo abapapa harimo abantu bagiye babirambirwa babivamo nawe urabazi hari n'abari kubyinjira mbese hano tuba twicaye turi kuvugira abantu benshi batagira ingano niyo mpamvu nabiramba mbizanya kuko hari iyo story nawe nzi ko ushobora kuba yarakubayeho uhabwa n'abadirija cyangwa aho cyagihe uba urimo witegura ugiye nko gusenga ukabona telefone ntiziguha amahoro buri kanya ugeze rero ariko birababaza cyane iyo bigeze nko mu gihe wenda basoje ukabona n'ibyo bakugombaga rimwe na rimwe ntibabiguhaye usanga biradekuraje abantu benshi rero turijwi ry'abantu benshi kuba hari abantu nzi bacurangaga neza cyane bari bafite ahazaza heza aho kubera ibintu by'imyumvire bagenda babireka babivamo kandi iyo biza kuba byari nk'iki gihe turi kubivuga reka twizere ko bino bintu bizagenda bihindura abantu uko bizagenda kose ntekereza ko hari impinduka bizatugaragariza ntekereza ko abantu barimo biga umuziki ubu ngubu bafite amahirwe menshi kuko ntago bazahura n'imbogamizi nyinshi kuko tuba turi kuzigaragaza rero icyo nari mbivugiye nuko ntago z'umucuranzi zitangira ari uko umukeneye noneho mwanasoza ugasanga uyise bimeze nk'umuntu nyine utagikeneye rimwe na rimwe hari n'ababikwereka nari ngukeneye burya rero iyo twicaye hano tuba turi kuvugira abantu benshi cyane hari abantu bagiye babireka bari babizi bafite avenir nziza byari ibintu byari bubatunga ubuzima bwiza rero tuba turi ijwi rya benshi rero icyo dushatse kuvuga hano nuko umuziki wubahwe kandi wubahwe n'abantu bose Ezra turagushimiye cyane tugera ku musozo ni ikihe kintu ushobora kubwira abantu bari kwiga muziki bari mu nzira ya muziki
hari igihe umuntu ageraho akabona biragoye akenda no kubireka. Ni cyo kintu ushobora kubabwira, ni iyihe nama watanga ku bacuranzi bari kuzamuka? ntabwo namubwira ngo azamenya gucuranga bitamugoye. Mu kuri ni uko azajya agenda ahura n'ibimugora. Hari abanyeshuri bamwe ni bakeya njya ngira ugasanga ariga gucuranga ati ujya ukora practice, ati ndakora practice gute se, korari ndirimbamo ntibama piano. Ugasanga nyine ni cya kintu kikiri hasi. Ni gute korari yumva ko ifite umuririmbyi wabo uri kwiga gucuranga ntibamuhe piano, ntibamuhe uburenganzira bwo gufata piano ngo zamure urwego rwe azanateza imbere n'iyo korari. Rero nanjye nagiye mpura nabyo nkacuranga, nubwo nigaga mu ishuri ariko nkaba ntemerewe gucuranga, byagiye biba. Ariko icyo navuga ni uko byanze bikunze uba ugomba guca mu bikomeye, kandi iyo uciye mu bikomeye ntibikwereka ko uzagera ahantu hakomeye. Niba ushaka guca ahantu horoshye ubwo nyine bizarangiriraho. Nta nzira yoroshye igera ku byiza ibaho, ahubwo inzira igenda igoranamo buke buke niyo iguha icyerekezo cy'uko hari ibyiza biri imbere. Rero icyo nabwira abantu bari kwiga umuziki, be gucika intege. Icyo nicyo cya mbere, iga ubikunze. Cya mbere n'undi wabikunze wige, ushyizeho umwete, ukore practice, niba ngombwa niba byakunda ukanabisengera, hanyuma ukazagera ku iterambere ry'umuziki. Yego. Wow, murakoze cyane. Tushimiye Ezra, umutumirwa wacu w'umunsi. Twongera kubasaba ko mwakora subscribe, na abantu mutarakora subscribe. Maze iminsi ndeba kuri statistique za Easy Music Rwanda, mbona hari abantu benshi bareba ntiba subscribing. Nyaboneka nimba urebye ino video, please subscribe, it's a way of helping us. So ukore subscribe, ntabwo ari igikorwa gikomeye. Ikindi mudufashe gusharinga, hari abantu benshi baba bakeneye ubumenyi nk'ubu ngo ariko nibagira amahirwe yo kubumenya. So share as far as you can. Bizajya bidufasha kugira ngo natwe content yacu igere ku bantu kure. Nta wamenya, wenda ushobora no gusanga hari abantu benshi byazagira umumaro, nawe ukazasanga bicaye n'aha twicaye cyangwa barakoze ibindi bikorwa bikomeye cyane mu muziki. Ni nayo ntego twifuza ko abantu ba exploit musique. Rero mudufashe gusharinga. Ikindi nuko tuba twifuza ko muduha ama comment, mukaduha namwe opinion zanyu, uko mubyumva, uko mubitekereza. Mujye muri reactinga, mutubwire, mutuganirize natwe, mutubwire uko mubyumva. Ikindi nimba wumva wifuza ko hari umuntu wenda twazakuzanira hano kuri Easy Music Rwanda, cyangwa se ukaba wumva hari topic ushaka ko tuzaganiraho nayo ugirira amatsiko, feel free uyandike muri comment section cyangwa uducontactinge, utubwire kuri telefone cyangwa se kuri email. Tuzakwakira, kandi ibyifuzo byacu nuko tubona namwe mugira icyo muvuga ku bintu dukora. Murakoze cyane. Twongere dushimire umutumirwa w'umunsi Ezra. Yego, murakoze cyane. Nanjye icyo navuga nuko bankurikirana, nanjye bakajya kurikirana ibikorwa byanjye. Ushaka guca kuri YouTube channel yanjye, agakora subscribe, akayisharinga, ni ubuntu. Yego. Hanyuma ni Ezra Byiringiro kuri Facebook, ushaka kunyandikira ni Ezra Byiringiro, no kuri Instagram nabwo ni Ezra Byiringiro. Hanyuma ukanyandikira icyifuzo, ikibazo, igitekerezo, byose ndabyakira. Murakoze cyane. Nakagaruka. Ezra ni umuntu wacu, n'ubundi nitwongera kumutumira azagaruka. Tubararikiye n'ibindi bikorwa byinshi tuzagenda tugirana n'abacuranzi benshi batandukanye mugenda mugira hano, mubona hano. Stay tuned, turi kumwe. Ciao.